Asıl kuzu saklı. Você uma white. Kujuta rwiyambitse uwaye. Mukabarisa mukabapfuna muheto. Mukabarisa. Soka. Ariko se mansobora byose. Ariko se none huba. Ndagira ngo nkwibutse ko nshinga irigengo rwa Rudoviko. Uranyumva neza nta muganda urindagira. Ubwira umukobwa wawe ko ntamukene mu rugo rwanjye. Akubo baguki. Nzamwicira ngiye mfunga. Uvuza ngo iki? Ntabwo nyumva. Umva nkubwire Rudoviko. Njyandike. Nuzajya ugera ku mwana wanjye uzye ufunga uwo munwa wawe. Ntukandate iki giti nanjye nakikwasa muri uwo mutwe. Nta soni. Wabona aho mbera mubi? Aho ubera mu bihehe. Uriya mwana ni igifuka cy'imyanda y'urwo ugendana aho ushaka. Ese wamwirongoye? Wamurongoye? Ahubwo we wamurongoye ko aho wahereye isaku zamurongoye. Uriya mwana mubyeyi wenyine ku buryo mvuye mufiteho ijambo wenyine. Ibyakubayeho urabyibagiwe. Nakuvanye wanyu ngutetuye ugiye gusazira kwishiga. None urashaka n'umwana wanjye asitazira kwishiga. Waramaze ntukanyure ntabwo wakuye iwacu narabuze umugabo ndi urumva neza. Ntabwo wakuye iwacu narabuze. Iyo birakase ukareba ko nta. Waramaze kugira imyaka ingahe? Warumaze kugira imyaka ingahe? Ndamaze. Barumuna babiri bamaze kurongorwa. Ntoro hasaziye. Ibyo rero n'uzizajya bigera ku mwana wanje. Rudovi, umwari ujye umureba wirebe. Umwari ntago uzamushingira biriya bigabo by'ibirara wirwa ugendana nabyo urumva. Nawe warahanka ariko ntago wambereye umugabo muzima we. Hari ikintu cyitse kwirwa waguze soza ubunywa izo nzoga. Waguze wowe. Watahanye iki? Se umwa bigenze bite no kujuta rwiyambitse. Kandi nkaba mbona nta n'umuntu ugukurikiye bigenze bite. Nese kurira. Umwa byagenze bite? Umwari. Umwa byagenze bite? Moni. None papa yongeye. Akose umwa. Uramugabo ishoko rero wakubyaye. Akose Moni. Navutse mbona ari buriya ari we papa wanjye. Niko tumbwira ngo ntago ari papa. Nese gute umuntu w'umugabo wakwibyariye yagukora ibintu nka bira agukora? Byande. Nese ukuri inshuro noneho ninde? Ibaze noneho ngarashaka ko mbana na Petero. Akose mwana yanjye. Uramugabo twanyuze mu maso turi abana turi impinja turera twigisha primaire. Tumva ngo ninabana nawe ngo muvire mu rugo ngo ngende. Urabyimbye reba amaboko yasashimye nswe. Ndakwiyamye. Urangaburira iyo turi gumwe ibyo byoga ntiwashira agasima mu. Sima se iki? Isima yo kumaza iki? Ngaguki? Isima yo kumaza iki? Akukiye kuba kwasurwa rutuzanye. Kere kuba kwasurwa rutuzanye. Pima nkumene. Ubu wava ko utarya. Urareba ko utarya. Uyava kutarya. Njya sabanga. Uyava kutarya. Njya wangaburiye. Nyine wava kutarya. Kimwe wava kutarya. Reka nkubwire Rudoviko. Nunesha umutwe. Icyo shaka kubizanye. Nunesha umutwe. Ntago mbana mwari sinshaka ko komeza kuma mu rugo atarongowe. Nta wacu wapfushe gute. Agomba kurongorwa. Bakurije tutsi ku muryango. Umwara azaba muri uru rugo nurambirwa uzarusoka mugende we. Uzarusoka mu ugende. Sawa. Umwara azashakwa n'umugabo nyamugari agazashakwa n'umugabo nkawe wowe. Nose ngiye kumushaka wanjageraho. Wase yakwebera wowe. Kandi nakudiye. Ubundi nibyo ushaka urashaka. Wakwibeshye. Nose wantwari. Nese undi umwa wahunze ukigendera. Ese uragira nge koko nte mama nge. Ese sinumvisha abantu ngo bavyina bakajya i Kigali gushaka akazi. Nyamara wakwigendera kuko ubuzima ntabwo uzabushobora. Mva ruwa rugabo ruzakwica. Maze kurambira none baze ko afashe umuhini yarajye ko nkubita mu mutwe. Ngo arashaka ngo ko mufira mu rugo. Ese ndibaza ashaka ko mbana n'umugabo nakunda. Urwo rugo ruzaramba.
nese uriya musaza ubundi mwabana igihe kingana gute? ntabwo nabyemera. Arashaka kugupfakaza ukiri muto. Sha umwanjye ndumva inama nakugira wahunga ukigendera. Ase uragira ngehe koko. Nese urabigenza uti? Nese uragenda ubane na rwa rusaza? Reba uriya mugabo. Mana noneho se ubundi ni gute ahitamo abantu bameze kimwe buri gihe? Ntabwo cyazamo garamoshi ni Kigali itarahagera. Oya izaca hano ijya Kigali. Urumva none abakobwa zahita bagira agaciro ahangaha. None ubutaka bwaho ahangaha ushatse wagura hakiri kare cyakoze. Ase kuko uwo mukobwa ni mwiza koko. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni mwiza gusa. Ni ikiribaza rero ni ikizuba suba. Haza umukobwa aho ngora bose. Uyu mugabo rero niwe bita Ludovico. Ludovico en français. Ludovico. Aha hose nahe. Aha hose. Ni ukuvuga ngo urebye ziriya sina zose. Mukabari. Eka mademoiselle. Uwo mukabari sare navuga. Charmant amour, viens. Umugorwa neza. Nigishijwe n'abafaransa niyo mpamvu ngunda kuvanga mu gifaransa. Ahubwo mbe nta kinyarwanda yarazi. Twagira ngo nubwiyemeze. Muraho neza. Gusa ubwo nawe urankumbuye. Muraho. Yabonye Musabye Imana. Ko Musabye Imana uraho. Muraho neza. Musabye Imana rwose. Ntabwo nari mberetse. Musabye Imana. Ko si nk'ibintu bya Musabye Imana bamizanye gute? Hajya Musabye Imana Patrick. Oya na Patrick boss wagiye bagura ko ngibitwa Pazo. Nitwa Pazo. Asabaye Musiramu sha. Wabaye Musiramu. Kigali tumwita Pazo. Ni Pazo. Ni y'abasiramu se. Mwebwe namwe mufata izina Pazo. Ubu sibyo bintu mama we yabimenya bwene. Ibaze umuhungu wa Elina yabaye Pazo. Mama we yibuka kuguhamagara Pazo. Mama se. Reka ni Musabye Imana twese twiyizi. Gatubwire na urumva. Umwana. Uraje se? Oh, fille. Byam. Ugira ubuhati ibyo bijumba nsiza aho ngaho ndaje gute. Ni ikaze n'ukuri mu rugo. Uyu rero bamwita umuherwe cyangwa se nyiri byondo. Sibyo ko yarenze ku byondo ubwo yabaye nyiri nganda. Sorry. Patrick muramwihanganira. Gapazo. Akunda kuvuga cyane. Erakera karavugaga. Akatira kanyeshije. Gikunda kujya kunarumwa n'amatera. Mwabwira ko natsinze n'ikizami cy'umuvugo. Kandi ndategwa. Karavugaga. Ako yari n'umuhanga mu ishuri. N'ubu boss si n'umuhanga. Mutwaye imyaka ibisi ndamugongesha. Sikatwara imodoka. Niyo twara. Ngiye twara boss. Umushoferi wawe. Usiko Musabye Imana yabaye umuntu w'umugabo. None ubu washatse n'umugore. Ahubwo se umugore nago biraza ariko nyine nabyo bizaza. Ahubwo se buriya twarwagwa. Uyu mugabo agira urukino cyitwa rwagwa. Special. Utanaguje. Yamezi koko naga ari ugupfa kurukora n'ugute. Ega nawe wamwe ngo mfite isi ntiwambwira none se nibyo nari nyimusobanurira urabona iki cyaro cyacu rero mu minsi mike hanga agiye guhinduka icyitwa ville umujyi ngiye kuvuga mu gifaransa kugira ngo yisangemo. Guhinduka ikintu cyitwa ville none hagiye kuzara route principale izaba irimo n'ikintu cyitwa gari ya moshi mwari mu ivumbi pedane fini ivumbi no akarere kana bituguye ejo bundi kuburya bagitifu turavugana ko ibintu bya ivumbi no bagiye gukora umuhanda ku buryo urumva ko avugana gitifu uyu mugabo arakomeye ko nakubwiye ibyo nandi kuvuga banyita birasa nakushari
hari umuminisitiri wa muzungu unakoreye Jean François yambwiye ngo umuminisitiri twabirasa wasanga n'umwana wa minisitiri wihangane kwa nguciye mu ijambo ushobora kuba nawe ariko kwa minisitiri ko n'ubundi amafaranga afite ntago yaba ariko se bara minisitiri bara no murusha amafaranga reka muneke kumuca mu ijambo boss birasa karibu rwose iwacu murakoze cyane Pazo twari twavuganye ndangira ko hano mu cyaro umuntu yahabona umukobwa mwiza wo kugira umugore nari nabyibagiye ngiye kuba nka wundi waje aje gusaba ikimasa baganye twafashe pe Pazo wa mugani wawe ngo ni Pazo ahantu hari ikintu cyitwa la fille belle ahangaha aba bakobwa ni wumva se urumva byarangiye nkaho mubonye bese ntaga abana bacu baratangira kwiyandarika mu bya bindi byateye mu miji hari mu mujyi abakobwa basigara ibirara cyane warabadutse cyo nkunda gusomana ejo muri hari uriya Alphonse hari ukuntu agira gutya akatwereka kuri telefone cye akatwereka ngo abakobwa bo mujyi gusa ngo ukuntu babyina nyine akabitwereka abana warabitwa boss baby niba ari baba baby bize boss uko abakobwa ngo bishakira abagabo oya nagwa arabana n'abakobwa nyine bari bakora bakora bamwe bafite urwara ruvanga rukagira nka hari hepfo birasa ntaza kwibagirwa rero gusa dufite abageni abageni ntabwo babonye darafiye mwa uriya n'umukobwa wawe se uyu mukobwa waretse namuvuga atagira ngo nibyo ababyeyi ngewe bihuje n'icyo bashaka kuvuga sibya uyu mukobwa n'umukobwa w'umutima urumva ni ikiziribaza nyine ni ikizongereza ni ikizubazo uyu mukobwa ndetse urumva amaze kubenga abasore 10 n'abangayira bageze no kuri 10 urumva azi neza ko agomba nabayeho responsable buriya nabayeho responsable ntabwo nakakubwiye nabayeho responsable nzi gukurikirana inzego z'ibanze n'abungubu bakongera amashuri wena ntiyari menshi ngo bangiye gitifu akagari ariko ibintu by'ubuzima mbyumva ntabwo umwana wanjye yakurikiza imico aboneye tana rero ushaka umugeni nabandi wenda kuzavuga ngo nditatse kwa Mariko hari umukobwa ahangaha hirya kwa namwe mwakabije rata ntago umukobwa wacu tumatanga nk'inzoga siko bigenze ariko no kuri pe dufite umukobwa yego ariko ntibikubuze kwishakira no muzindi uriya nabonye muramutse nawe mu mpaye rwose nashije uyu musore azikorera cyangwa uzikorera no kuri Imana ni ukuvuga ngo mbabwije ukuri ko kwa Rudovika gwe yakakaje ubuzima burahindutse mushaka abasore basenye ubuzima burahindutse nabivuze birasa minister birasa nako muvane birasa mungu wanjye umukwe birasa rero rwose sinzakugora nanjye ndo mushyira mu gaciro mwitegereje neza umwari nduze nkubwireye wandetse kuko wandetse ubwo ntabona ko hari abashyitsi banza wumva nkubwire rero mwari urumva urabona urakuze urumva kandi urabizi so ntumuzi ukuntu agutesha umutwe ngo arashaka ko ushaka umugabo ubu rero uriya mugabo waje ugomba kumwemera abahungu bose wabenze abagabo bose wabenze nta kintu ibyo bimbwiye nari ngushyigikiye ariko ubu ngo uriya mugabo ugomba kumwemera uko byagenda kose akakurongora n'umukire ubu nawe ugezeho gushyigikira papa ntabwo ngiye nshyigikiye papa wawe ndi kwanga kuzarongorwa n'imbwa zo muri iki cyaro cyacu uriya mugabo afite amafaranga urumva ntabwo uzabaho nabi mandeka njye nta mugabo nshaka ndeka ariko urumva mane umva nkubwire umwana nijye wakubyaye nyumva kandi unyumvirize neza urumva nagusema wandetse njye nakubwiye ko nshaka umugabo w'inzobe kiriya kigabo kirabyibushye reba urudagifite reba ibyanwa kirangana na papa nta mugabo nshaka umeze kuri umugabo ngo afite uruda uzaba ugiye kumwikorera njye namushobora umugabo ungana kuri ngo wamushobora ese ko mbere ukuri za masugi byo kumushobora bibwiwe n'iki mukobwa wabibwiwe n'iki ibyanwa bigutwaye iki byanwa umuntu umeze nk'aho ambyaye urashaka abagabo b'inzobe kungurisha muri kunkingira muri kunkorera iki mwamaye amahoro nta mugabo nshaka umwana uvuze ngo urashaka umugabo w'inzobe sinashatse so sinzobe ntabwo natangiranye umuruho muri urugo sinsazanye umuruho genda nawe uzaruhe nk'abandi bagore bose inzobe se ni bamwe ntabwo ufite musaza wawe hirwa saka bwakirwa hariya mu muhanda nuko yavutse kuri papa none urashaka umugabo umeze nka so urashaka umugabo umeze ute utandukanye na papa njyewe iyo nkubwiye ngo ushaka uriya mugabo
jya umenya ubwenge uriya mugabo ni umugabo ufite amafaranga ntabwo uzaruha nka nyoko we ntagomba mwangiriye mwego mukandika ubu ndashaje ku buryo mutandika nguca umwari uzi impamvu nabyaye umwana umwe gusa aho se wabyaye umwana umwe ese iyo umaze gusiba mfite umukobwa umwe mwiza nuko numva ko uzambera uw'umugisha ureje igihe cyo kumbera umugisha nanjye se mbamubwira nyine sibyo mbamubwira kuvuga rumwe ako papa murankunda cyangwa ako ubundi warambye cyangwa warantoraguye uriya mugabo akoma wamvugiye ariko muvugire icyo mwari wowe urashaka kuzarugurwa n'umugabo bw'inaha wowe gahoro nta nubwo rigari cyinshi umwari tugiye kugushyingira wabyanga wabyemera aragenda mutwaye uyu munsi se wowe uyu munsi se imyenda yirafuze azayifurije ubundi si uyu munsi yagukwereye ariko we kucyuhubagurika ariko ibyo bitwaye iki azaba binoze yazanye imodoka inyuma n'inyanya za kontake zisi ndazibasubije imodoka nta kintu kiri urumva uriya mugabo afite imodoka ntabwo uzongera kugenda n'amaguru urashaka kuzaruha ndi kuyijyamo ndi kujya muzingira imyenda ye umwari reka nkubwire uko byagenda kose urasanga uriya mugabo manje nta hantu uvuze ngo nta hantu ye dare de choses bien urahitamo kujyana n'umugabo akugira umugore cyangwa ejo mu gitondo cya kare tugushyingure ntabwo ari byo ndi kukubwira umwari mugore mwiza w'igikundiro Fili hano ni mu rugo ibintu byose ubonamo hano ni ibyawe kandi nishimiye ko wahisemo kumbera madamu sibyo satandukanye n'umugore ntufuwe kandi ntugire n'ikibazo sinigeze nshaka umugore habe na rimwe kandi wisanzure kuko nta mugore n'uyu n'umwe muzahakanira muri inzu yanjye uzaba uri free buri kintu cyose kiri mu biganza byawe umugore wanjye sibyo so ndumva ikindi gisigaye no kuza nkajya kukwereka aho njye nawe tuzajya turara kamora twamaze kuba umugore n'umugabo urabyanze se mbabarira umbwira reba ahantu uba wicaye kuko ibi bintu ni ibiki koko mwagera ukamuhiza ibintu mama ari kukubwira umbabarira ubyumve
reba ubuzima tubayemo, iyi myenda siyo nkoramo, simfura nijoro kugira ngo mbone icyo nambara ku manywa, siturya rimwe ku munsi, siturya kabiri bimeze nk'ibitangaza. Hirwa nawe koko ni ukuri kumbwira. Wakemeye mbabarira unyumve nka musaza wawe, ndagukunda, ntabwo ibingibi nabikubwira, nta zindi nyungu ngendere, sibyo? Uriya mugabo wambabariye ukagenda ugashakana, ntabwo nkwanga, ndagukunda. Uriya mugabo umushakanye byibuze nanjye nabona akazi. Ujye umenye ko ubuzima tubayemo hari igihe biba ngombwa ko duhitamo ibyo tudashaka, ariko kugira ngo ubuzima bugende. Ntabwo uriya mugabo nabana nawe njyewe, nta nubwo mukunda. Mva nkubwire, ngiye nudashakana nawe nzibeshye nzabona imbwa itunguka hariya. Ngiye narigize amahirwe yo kuba nakwibonera ubuzima mu rugo tukagira. Ese muri gushaka kungurisha? Nagaruka kukugurisha. Kuki mwumva ko nabana n'umuntu usa ntakunda? Udakunda se gute? Abantu umuntu mubanye ukwezi amezi abiri urukundo ruraza. Wambabariye kuko ndi musaza wanjye ndagukunda, wambabariye ukanyumva. Burya ntabwo munkunda, nari nzi ko na mama munkunda ari papa unyanga, ariko nawe ntabwo unkunda Hirwa, ntabwo unkunda. None se ngiye dupfike naba nkwangira iki? Turimo turashaka ubuzima. Wambabariye kabe nari nipfiriye nkava no ku isi kuko ndabona nta n'ikintu maze. Umuntu iyo mubanye amezi abiri amezi atatu urukundo ruraza, kandi uriya ni umugabo wishoboye. Ntitwaburaye iri joro, ntabwo twaburaye. Ubu ndahita mu nshuti zanjye harakambwira iti Hirwa ko wananutse, byagenze bite? Wambore nanjye nkareba ko reba imyaka imaze kunjyana, nkareba ko nabona akazi, nkareba ko nabo erega amakiriro ni wowe tuyateze. Ndakwinginze mbabarira unyumve, sibyo? Njye mundeke ntabwo munkunda. Wambabariye Mpamagare papa wawe. Oya numuhamagare. Okay, tugende rero. Hari icyo bigutwaye? Nzajya nirarana. Umwari, ntugire ikibazo, sibyo? Ntabwo bizaba cyane rwose, bizatangira gahoro paka ubimenyereye. Ndabizi ko umukobwa mwiza, papa we yambwiye ko yakureze neza, sibyo? Sibyo? Ngaho tugende. Fata igikapu. Ese ntabwo turi buri nta kintu dukora. Nakubwenge ntabwo nkunda ibyo bintu by'ubusambanyi, sinanabizi. Ntabwo ndi bubikore cyane, ndatangira gahoro. Yewe rwose ntabwo ndi bwirirwe njya kure, ni ku ruhande. Ntabyo nshaka ariko. Akoze ubuhanzi. Shuffle.